acamo imbaraga z'ubugingo. Umwami Yesu nashimwe cyane, ndabashuhuje aho muri hose. Umwami Yesu abagirire neza. Karutse hano rero kugira ngo twongere tuganire ku ijambo ry'Imana. Reka tubanze dusenge. Mwami Imana yacu, Data wa twese mwiza, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibaho mu isi nk'uko bibaho mu ijuru. Ifunguro ridutungura iduhe none, tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho. Ntuduterane mu bitwoshya, ahubwo dukize umubi, kuko ubwami n'ububasha n'icyubahiro ari ibyawe, uhereye none ukageza iteka ryose. Turagushimiye, izina ryawe nirihimbazwe Mana. Twohereza umwuka wera adufashe muri uyu mwanya mu izina rya Yesu. Umwuka wera w'Imana dusobanurire, umwuka wera w'Imana twemeze, umwuka wera w'Imana atuyobore muri iyi nzira, umwuka wera w'Imana nk'umufasha. Yesu umwana w'Imana adusobanurire iby'ijambo ryawe, kandi umwuka wera w'Imana adufashe kuribika mu mitima yacu, ko ijambo ryawe rivuga ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo nagucumuraho. Umwuka wera w'Imana turinde ibicumuro, ibyaha byose mu izina rya Yesu. N'ibyo twakoze, n'ibyo twaruye, n'ibyo twumvise, byose bikurweho mu izina rya Yesu. Mwongere mwiza ubane natwe. Umwanya nk'uyu nguyu turagushimiye, umwanya nk'uyu nguyu turakwinginze ubane natwe, kandi udufashe mu izina ryawe ryera Yesu. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya kabiri cy'Abami, ibice 2, umurongo wa 19 tugeze ku wa 22. Umutwe w'amagambo aravuga ngo Elisa ahumanura amazi. Umurongo wa 19. Bukeye abanyamudugudu baho babwira Elisa bati, dore uyu mudugudu uburyo uri heza nk'uko ubireba databuja, ariko amazi yaho ni mabi, kandi muri iki gihugu imyaka irarumba. Aravuga ati, nimunzanire imperezo nshya muyishyiremo umunyu. Nuko barayimuzanira. Arasohoka ajya ku isoko y'amazi, ameshamo umunyu. Aravuga ati, Uwiteka aravuze ngo ahumanuye aya mazi, ntabwo azongera kwicana cyangwa kurumbya. Nuko amazi arahumanukana bugingo n'ubu, nk'uko Elisa yavuze. Imana ishimwe. Haleluya. Uyu ni umukozi w'Imana witwa Elisa. Ubwo yari ari mu nzira agenda, hanyuma agera mu mudugudu umwe. Nuko abanyamudugudu bamubonye bamenya ko ari umuntu w'Imana, nuko baramubwira bati, dore uyu mudugudu uburyo uri heza nk'uko ubibona, nk'uko ubireba databuja, ngo ariko amazi yaho ni mabi, kandi muri iki gihugu imyaka irarumbye. Buriya ibintu byose uko tubibona akenshi siko biba biri. Satani ajya afata ibintu byiza Imana yaremye, Satani akabivangira, akabigira bibi, akabyicira umumaro wabyo. N'iki gihugu rero cyari ahantu heza, uyu mudugudu wari ahantu heza, hakwiriye kwera, hakwiriye kuba hatanga amahoro, kuba hari iterambere, kuba ari ahantu hahesha Imana icyubahiro, kuba ari ahantu hifuzwa n'abantu benshi. Ariko Satani aragenda ajya mu isoko yaho, ajya mu mazi yaho, arayatoba, arayahindanya. Ntihagire ubona amazi yo kunywa, ntihagire ubona amazi yo kumesa, amatungo yaho akaba atangwa ayo mazi. Urumva niyo amazi yari mabi, nta nubwo yari gusukirwa imyaka ngo imyaka yere. Ubwo ni ukuvuga ngo habuze amazi
n'ibintu byose birabura. Amazi ni ubuzima, amazi niyo soko y'ubuzima y'ibintu byose. Ari ibimera bikenera amazi, ari amatungo akenera amazi, ari abantu bakenera amazi. Muri make amazi, ikintu gihindanya amazi cyangwa ikintu kiziba amasoko ntazana amazi, icyo kiba kije kwica abantu, icyo kintu kiba kije kwangiza ibiremwa by'Uwiteka. Satani rero araza ahindanya ayo mazi, hanyuma abantu baho bagira ikibazo gikomeye cyane. Buriya aho uvoma usa naho, isoko uvomamo usa nayo. Nkomeza kubabwira yuko Kristo Yesu niwe soko idatobama, Kristo Yesu niwe soko nziza. Kristo Yesu arihariye, ari mu isoko y'amazi amara inyota, kandi arimo n'isoko y'ubugingo, arimo n'isoko yoza ibyaha. Amaraso ya Yesu Kristo yoza ibyaha. Rero iki gihugu cyari kiguye umwuma, cyari kibuze amazi meza. Ahari ntekereza ko amazi yaho yari yatobwe na Satani, yari yatobwe n'abagome, kugira ngo bahindanye abantu baho, batere ubukene, batere inzara, batere gusa nabi, batere umwera. Mbese abantu bave ku Mana bavuga bati Imana itugiriye nabi. Ariko Imana kuko ari umutabazi wacu ibihe byose, ituma Elisa anyura muri uwo mudugudu. Abantu baho bamubonye bahita babona ko uwo muntu afite isoko, we arasa neza, we afite isoko y'amahoro, afite isoko y'ibyishimo, arasa nyine naho avoma, arasa n'uvomerwa n'umwuka wera. Bamubonamo ko bamutakira. Ntekereza ko bamutakiye batazi ko hari icyo ari gukora. Ntekereza ko bamutakiye ahari bavuga bati we tubwire aho unywera, tubwire aho umesera, tubwire igituma usa gutyo, tubwire aho ukarabira ku buryo ugira itoto rimeze gutyo. Hanyuma baramubwira bati rero databuja rwose uriya usa neza, abantu bose bahita bakubonamo kuri umukire, babona ko ufite ukomeze. Bo rero bitewe n'isoko bavomagaho mbi, basaga nabi, babonaga Elisa akwiriye kuba shebuja. Ariko baramutakira, bamubonye baramutakira, baramubwira bati urabona uyu mudugudu uburyo uri ahantu heza nk'uko bireba databuja, ngo ariko amazi yaho ni mabi, ngo kandi n'ubutaka bwaho burarumbya. Ngo arangije arabyumva, kuko muri Elisa hari harimo imbaraga z'Imana, hari harimo guhindura ibintu, hari harimo guhumanura, hari harimo gukora deliverance y'ibintu n'abantu, hari harimo imbaraga z'Imana isumba byose. Kandi ni Imana yari yahamucishije kugira ngo itabare abanyamudugudu bamenye Imana nyamana iyo ari yo. Ngo nuko arangije arababwira ati nimunzanire imperezo nshya, munzanire n'umunyu. Ni ukuvuga ngo rero ubundi kugira ngo ugire isoko nziza, kugira ngo Kristo Yesu abe isoko yo mu bugingo bwawe, isoko y'amazi meza, bisaba gusukura umutima wawe, bisaba gutunganya umutima wawe, bisaba gukuramo rwose umwami Yesu akakwiharira. Iyo soko ikajya yadudubiza amazi meza amara inyota, yoza ibyaha, amazi y'ubugingo. Hanyuma ukaba iyo ayo mazi amaze kududubiza, iyo soko imaze kududubiza mu buzima bwawe, idudubiza ibyiza, n'imigomero yari ifunze iragomororwa, n'ibyo werekeje amaboko byose bigahabwa umugisha, ibyo uhinze bikera. Nuko ngo arangije ngo afata
wa munyu bawumuzaniye ngo aragenda ajya ku isoko kuri nyirabayazana aho byatobamiye, aho ayo mazi yo muri uwo mudugudu yatobamiye, aho bituruka, aho biva, aho mu isoko, kuri iyo soko nyine, kuri suruse, kuri iyo soko, iriya soko, buriya ibyo duhura nabyo bifite aho biva, imbaraga ziturwanya, zitwicira umumaro, zifite aho ziva, imbaraga zirwanya kumenya Imana muri twebwe zifite aho ziva. Ni ukuvuga ngo rero iyo ugiye guhumanura ubuzima bwawe, iyo ugiye guhumanura ibyawe, uhera aho byaturutse. Niyo mpamvu ugomba kubanza wowe ubwawe ukimenya, ukamenya uti ibyo mpura nabyo biri kuva kuki. Ndakirijwe, ndasenga, ntura icya cumi n'amaturo neza, fasha abakene, sura abarwayi, ndumvira, ariko hari ibintu byanze kubohoka, hari ibintu byanze kumvaho. Ibi bintu bituruka kuki? Iyo umaze kumenya aho bituruka, iyo umaze kumenya, kuko bano bantu babwiye Elisa, baramubwira ngo amazi yaho aratobamye, ni mabi, n'ubutaka bwaho ntibwera, ngo burarumbye. Ariko ntibigeze bamubwira ngo dore isoko tuvamaho n'iriya. Ahubwo Elisa umwuka w'Imana yahise amwereka ko hari isoko, hari aho biva. Elisa aragenda ajya kuri ya soko. Hamagara Imana mu buzima bwawe, ijye ku isoko y'ibikurwanya, y'ibigutobera ubuzima, y'ibigutobera amateka, y'ibigutobera imibereho, y'ibikwangiriza ibyawe, y'ibikurumbya, y'ibigukenesheje, y'ibigutera akaga. Inginga Kristo Yesu aze yigerere ku isoko, we azamenya aho isoko iri. Kuko wowe ushobora kutamenya ngo isoko y'ibikubaho ni iyihe, iri hehe. Ariko Yesu we ntabwo yerekwa, arirebera. Yesu araza agahita amenya aho ibintu bituruka. Burya nubwo yaba acecetse, aba banyamudugudu yarabaretse, barabanza barasufura, barabanza babona ntacyo batakoze. Buriya babanje kuzana n'amamashini, bakajya bajya kuvoma mu yindi midugudu myiza, bakaza bakuhirira, bakaza bakagira bate, barirwanira, bakora ibiki byose. Ariko bageze aho babona imbaraga zabo zifite aho zigarukira. Niko kubona umukozi w'Imana Elisa, baravuga bati ibyo byose muri uyu muntu harimo ikindi kintu kidasanzwe, harimo imbaraga z'Imana zidasanzwe, reka tumubwire akaga twahuye nako. Yesu umutakira umubwire byose. Iyi muririmbyi yararimbye ngo mubwire byose, ni inshuti yawe. Mutakira umubwire byose, ubimwereke nta na kimwe uciye inyuma, umwereke umutima wawe, umwereke byose. Hanyuma ubwire uti Imana, ngwino uze urebe ibi bintu aho biva. Yesu azaza ahita amenya aho isoko iri. Elisa nawe yahise amenya aho isoko, aho bituruka. Aba ariho agenda ajya kuvura, aba ariho agenda ajya gukemuriraho ikibazo. Yesu azakemurira ikibazo aho cyaturutse. Inshuti yanjye, intambara uri kunyuramo zose, ibibazo uri guhura nabyo byose, igihe ubimazemo cyose, ubukene bwaguteye, indwara zaguteye, ingorane, amadeni, gukora bikanga, ibintu byose, kubona nta cyiza uri kubona mu buzima bwawe, Yesu bibwire Yesu byose. Araza yigire ku isoko, kuri nyirabayazana, ubwe arakemura ikibazo, aragikemurira aho cyaturutse. Imana ibahe umugisha mwinshi. Ngo nuko arangije, ngo arababwira ati nimunzanire ayo mazi, imerezo nshya, munzanire imitima mishya, munzanire imitima yubaha Imana, munzanire kwizera, munzanire kwakira umwami Yesu n'umukiza, munzanire iyo mitima, munzanire byo. Haleluya. Ariko muzane imitima yejejwe, muzane imitima yejejwe. Hanyuma muzane n'umunyu, muzane umunyu, ibyaremwe. Hanyuma ngo aragenda agira ate, ajugunya muri ya mazi. Ariko avuga ijambo rikomeye, reka turisome iryo yavuze.
ngo nuko Uwiteka ngo arasohoka ku murongo wa 21 aravuga ngo arasohoka ajya ku isoko y'amazi amishamo umunyu, aravuga ati Uwiteka aravuze ngo ahumanuye aya mazi ntabwo azongera kwicana cyangwa kurumbya. Yabikoze mu izina ry'Uwiteka, yabikoze mu izina ry'Uwiteka. Uwiteka ibintu byose nubikora ukabikora mu izina ry'Uwiteka, ukabivuga mu izina rya Yesu Kristo, ukavuga mu izina ry'Uwiteka Imana, bizumva kandi bizahunga. Nawe uzahumanuka, nawe uzahumanuka, numara guhumanuka uhumanure n'ibyawe. Kandi mu itegeko ry'Uwiteka nicyo Elisa yakoze. Yaravuze ngo Uwiteka aravuze ngo, Uwiteka yavuze nta kindi. Uwiteka yakinguye ntabasha gukinga, Uwiteka yakinze ntabasha gukingura, Uwiteka yahumanuye ntibyongera guhumana ukundi. Imana ihabwa icyubahiro. Nuko ngo aravuga ngo aya mazi ntazongera kwicana ukundi kandi ntazongera kurumbya. Ngo nuko ayo mazi arahumanuka n'ubutaka burarumbuka ngo kugeza aya magingo nk'uko Elisa yabivuze. Iyo Imana yavuze iba yavuze. Saba Uwiteka azahumanura ibyawe, saba Uwiteka azaguhumanure, saba Uwiteka yinjire kuri nyirabayazana w'ibikurwanya n'ibiguhiga, ibikwangiriza ubuzima, ibikwangiriza ubugingo, ibikwicira umumaro, ibikurwanyiriza mu mugisha Imana yaguhaye, ibigufungira ibyawe, ibigufungira abawe, mbese icyo ukozeho cyose kikanga ngo kikarumba. Uko niko ubwo butaka bwarumbaga. Icyo ukoze cyose ngo kikanga. Ubutaka bwarumbyaga, bahinga bikanga, bahinga bikuma, bahinga ntibyirirwe bimera, hakaba ikintu kibirira hasi, hakaba ikintu kibineterariza aho hasi. Hari ukuntu nawe wagiye uneteralizwa, hari ukuntu nawe wagiye urwanwa, ukagerageza gukora ikibikanga, ugahagurukira mu kindi bikanga. Icyo gihe ngo ayo mazi yaricanaga, yari mabi cyane, kandi n'ubutaka bwaho ntibwere bukarumbya. Niko gusanga umukozi w'Imana baramubwira bati noneho dore uko hameze. Ureba ukuntu hameze neza, iki gihugu ni cyiza, umudugudu uri ahantu heza, wakabaye ufite ibyiza, wakabaye ufite umumaro, wakabaye utanga amahoro, wakabaye utanga ubuzima, wakabaye utanga ihumure, ariko nta mahoro dufite. Ni ibibazo gusa, dufite umwuma, dufite umwera, dufite umwanda, kubera ko tutabasha kubona amazi ngo twikorere isuku, dufite n'inzara, dufite ubukene buterwa no kudakora, kuko kutagira umusaruro, kuko turakora ntibikunde. Ubutaka burarumbye. Elisa aragenda ajya ku isoko, avuga itegeko ry'Uwiteka, aravuga ngo aya mazi ntazongere kwicana ukundi, kandi n'ubu butaka ntibuzongere kurumbya. Nawe ugingo n'ubu nk'uko Elisa yabivuze, uwo mudugudu warahumanutse, amazi arahumanuka, abantu baba amahoro, impinduka zibaho nziza, bashimira Uwiteka. Imana ishimwe rero. Imana yaduhaye umwuka wera w'Imana. Iri jambo rimanukiye mu buzima bwawe, ijambo rimanukiye mu mibereho yawe, ijambo rimanukiye kugira ngo rigufukurire amazi meza, isoko nziza, isoko y'amahoro, isoko y'agakiza, isoko y'ubugingo, isoko yo kwezwa, isoko y'ubuzima buzima, y'amagara mazima, isoko yo kurama, isoko y'umugisha. Kandi ngo n'icyo werekeje amaboko cyose Imana igira umugisha, ugira umusaruro mwiza. Umwanya urimo cyangwa se akazi urimo ukora, Imana ikaguheramo umugisha. Niba ubona bidakunda, saba Imana yo mu ijuru ize iguhumanurire ibyawe, iguhumanurire nawe ubwawe. Niba wabonaga urugo rwawe ruhumanye, niba wabonaga nawe ugerageza kwezwa uyu munsi, ejo bikanga, gerageza gushaka gukora ibyiza. Pawulo niko yanditse, aravuga ngo gerageza gukora ibyiza, ibibi bikantanga imbere. Niba ubona hari ibintu bikwitambika, niba ubona hari ibintu bisa naho bigufungiye imigisha, uyu munsi ijambo ry'Imana rimanukiye ubuzima bwawe. Imana rimanura imbaraga zo
kukweza no kugutunganya no kugutunganyiriza ibyawe. Imana ihumanura ibyawe mu izina rya Yesu. Ndabakunda cyane rero, mukomeze kujya mwumva iri jambo ry'Imana kandi munarisengere cyane kugira ngo rigire ububasha ku buzima bwanyu, itange n'impinduka nziza. Tuba turisomye kugira ngo nawe ugire umwete wo gushishikarira gusoma ijambo ry'Imana. Njye ntabwo nzi kwigisha neza ijambo ry'Imana, ariko iyo dufatanyije nawe ukashyiraho umwete wo gusoma, urasobanukirwa kandi ukamenya, kandi Imana ikareba ko wayihaye uwo mwanya, noneho Imana ikamanukira ku isoko yawe, ikakududubiriza isoko y'ibyiza, isoko y'umugisha, isoko y'imibereho. Imana yacu ishimwe. Kandi nyuma y'ibi byose tuzagororerwa, hari ingororano z'abera. Bibiliya iravuga ngo dore ndaza vuba, ndaza nzanye ingororano, ngororera umuntu wese uhwanye n'ibyo yakoze. Uko wagiye usoma ijambo ry'Imana, uko wagiye urishyira mu bikorwa, uko wagiye usenga, uko wagiye uhinduka, uko wagiye uhumanura unahumanura n'abandi, uko nguko byose Uwiteka azabiguhera iki? Azabiguhera umugisha. Rero bakunzi baca imbaraga z'ubugingo, ndabashimiye cyane ko mukomeje gukurikiranira ijambo ry'Imana ducisha hano. Twabasabaga rero kugira ngo mujye mwumva video irangire, hanyuma mukore mwandike komenti, mukore share, mufashe kuvuga kwamamaza ubwo butumwa bwiza, hanyuma subscribe. Kandi ufite n'ijambo ry'Imana ushaka gucisha hano, wazaduhamagara kuri iyo nimero iri hasi mukatwandikira, cyangwa se mushaka no gufashwa mu buryo bw'umwuka kugira ngo ijambo ry'Imana rigire imbaraga muri mwebwe no gukizwa n'inzira y'agakiza, twabafasha. Mujye mutwandikira kandi munahamagare kuri iyo nimero tubafashe. Umwami Yesu abishimire cyane. Rero dusenga Imana. Turagushimiye Imana, turagushimiye mutangabugingo, turagushimiye kuko utubwiye ijambo ryiza rikomeye cyane. Iyo ni umugaragu wawe cyangwa umukozi wawe Elisa yari atambutse mu mudugudu, abanyamudugudu bamubonye babona hari imbaraga z'Imana ziri muri we, bamubonye babona hari impinduka yatanga, babona hari icyo yakora, ubuzima n'ubugingo bigahemburwa, bakongera kubaho. Umwami baramutakira, baramubwira bati dore uyu mudugudu uko uri ahantu heza nk'uko ubibona databuja, ariko amazi yaho ni mabi. Uwiteka Imana yaremye ibintu byiza, ariko data we Satani araza arabihumanya, abyicira umumaro, abikuramo arabyanduza. Mana yo mu ijoro, ntibyagira umumaro abantu bawe. Nuko barangije baramubwira bati n'ubutaka bwaho ntibwera, burarumbya. Mana yo mu ijoro, basanga Elisa imbaraga z'Imana zari muri we, zikorera muri we, umutima wo mu wa Kristo Yesu uri muri we w'urukundo bitangaza. Nuko aragenda ahumanura isoko, amenya iyo biva, amenya iyo bituruka. Natwe Mwami wacu, Mana yacu, tubona ibibi bitwituraho, tubona ibiturwanya bitubana byinshi, tubona imbaraga z'umwijima ziturwanya. Ntabwo tuzi ikibitera, ntituzi n'aho bituruka, ariko Kristo Yesu kuko wowe wirebera, ukamenya ugasobanukirwa, kuko uri uwa mbere ukaba n'imperuka. Ujya ureba no mu nda y'isi. Nyakubahwa Imana Murengezi, ngwino rero data mwiza, uze mu buzima bwacu, umenye iyo bituruka, ubirwanye uhereye iyo bituruka, uhumanure uhereye iyo bituruka, uhereye ku isoko yabyo mu izina rya Yesu, uhereye ku cyicaro cyabyo mu izina rya Yesu. Amaboko atagaragara yo mu mwuka nakora imirimo n'ibitangaza, uduhumanure Mwami, uduhumanure n'igihugu, uduhumanure n'ibyo dukora mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga zihumanura, imbaraga zikiza, imbaraga zibeshaho, imbaraga zishyira mu bikorwa. Mwami Yesu Kristo, nizimanukire ubuzima bwacu n'ubugingo bwacu mu izina rya Yesu. Uvuge mu itegeko ryawe Mwami, ugire ibyo utegeka bihunga ubuzima bwacu mu izina rya Yesu Kristo, kandi ugire ibyo utegeka Yesu bibeho. Ndagushimiye kuko ari ugira icyo ukora, ukakirema kandi ukakibeshaho, ukanagikomeza. Kristo Yesu Umwana w'Imana, reka rero udufashe Nyakubahwa Imana Murengezi, uhumanura ibyacu, uhumanura abacu, uhumanura ingo zacu, uhumanura ubuzima bwacu, uhere mu bisekuru n'ibisekuru,
mu izina rya Yesu Kristo usenye ibicaniro byose by'abadayimoni mu izina rya Yesu ibituma tutabona Imana rurema katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti umenagura imbaraga zose z'umubi mu izina rya Yesu ukuri icyica muri twe ukuri igihumanya muri twe mu izina rya Yesu Kristo ukure kurumya ukuri inyatsi muri twe mu izina rya Yesu Kristo ahubwo duhere umugisha mu gihugu waturemeyemo Kristo Yesu mwungeri mwiza uduhe umugisha mwami ukuboko kwawe kwiza kubane natwe urakoze turagushimiye ko wumvise kandi kugiye gukora ibiruta ibyo dusaba n'ibyo twibwira ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo dusenze twizeye amen ndabakunda cyane umwami Yesu abamera umugisha